wigeze kuba afite nyina uhumye, akagira inzara, akagira n'umugore utabyara. Yego. Asenze Imana iramubwira ngo mu byifuzo bitatu wazanye nsabamo kimwe. Nzatura muri mwe, nzagendera muri mwe, nzakiriza muri mwe. Umuntu wuzuye Umwuka Wera aba yahindutse noteri. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko uri inyuma yanjye andusha ubushobozi, we nahagera azababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru? Ni Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe mutasi wa mbere, azenda ku by'Imana bitubwira. Ntabwo wamenya ururimi Imana yumva, ariko amaze kuzura Umwuka Wera yahawe izina rishya ryitwa Petero. Amen. Petero bisobanura ibuye cyangwa se urutare. Imana ihita imuha n'imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Cyakora agiye gupfa nanjye narazimunyaze. Umwuka Wera ni ikinya. Umwuka Wera ni ikinya. Bene data, turi mu isi baga, ariko kugira ngo isi itazatubaga twumva, ukwiriye kuzura Umwuka Wera ziza mu muntu, hanyuma zigakora ibintu bibiri. Icya mbere, ziramuhindura, zarangiza zikamushoboza gukora ibyo abanyamubiri batakora. Kanya ibihumbi 3 bihita bikizwa, ngo ayo magambo ashorewe n'Umwuka acumita abanyabyaha mu mitima, ngo babaza Petero n'izindi ntumwa ngo none bagabo bene data dukora iki? Ngo nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arababwira ngo nimwihane ibyaha byanyu. Haleluya. Amen. Mubireke mubabarirwe kugira ngo iminsi yo guhembuka iturutse ku Mwami Imana ibone ukwiza. Abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo. Ni Yesu niwe Nzira TV, nishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkuko twabibamenyesheje inshuro nyinshi zigiye zitandukanye ko tuzajya tubagendera tukabarebera abakozi b'Imana bariho Umwuka w'Imana, kugira ngo dukomeze guhembuka muri urugendo rugana mu ijuru. Uyu munsi wa none nkuko mubibona kuri Yesu niwe Nzira TV, murahabona imbere ya kamera zacu hari umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Nanone kandi nekereza ko atari ubwa mbere uyu munsi wa none twongeye kumutumira kuko yahembuye imitima yanyu. Reka twihuse tumwakire adusuhuze, asuhuza abakunzi ba Yesu niwe Nzira TV, ubundi dukomeze atugezaho icyo umwami yateguye kugira ngo adusangize. Karibu karibu. Murakoze cyane, tubasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi dushimiye Yesu niwe Nzira TV. Imana ibaha umugisha kuduhitamo kugira ngo dusangize abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'isi yose muri rusange ijambo ry'Imana. Mazina ni Wera Pasteur Dusenyimana Theophile. Imana iduhana umugisha. Amen. Tudatinze twaje dusenze, twakomeje no gusenga, n'ubu turimo turanasenga. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe na Mwuka Wera cyangwa ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere n'umurongo wa 8. Numvishe Umwuka ashyira ku mutima wanjye kuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Amen. Hanyuma twakomeza na hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 n'umurongo wa 7. Haravuze ngo babata hagati barababaza bati ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye
neza umuntu wari uremaye kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose ko mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahaguruka imbere yanyu ari muzima. Hanyuma 13 haravuze ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Amen. Amen. Bene data, dukwiriye kuzura umwuka wera mwinshi kugira ngo tubashe guhangana n'ibiza byo mu buryo bw'umwuka byugarije isi n'umuntu ku giti cye. Nta kindi cyagushoboza gutambuka ibihe bibi, nta kindi cyagushoboza gukora ibyo abandi bananiwe, nta kindi cyagushoboza kunesha, gutsinda ni umwuka wera. Umwuka wera afite imimaro myinshi. Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi mbasigiye umwuka wera. Ariko ikinyuranyo cy'iryo jambo ushatse kubivuga wavuga ngo simbasigiye umwuka wera mbasize nk'imfubyi. Ni ukuvuga rero imfubyi ifite ibintu biyiranga, irangwa n'ubwigunge n'umubabaro n'agahinda gakabije n'ibindi kuko ari imfubyi. Ariko bene data, mu mimaro myinshi umwuka wera afite, ndagira ngo tuvuganemo igera muri ine. Icya mbere, umwuka wera iyaje aduhindura abagabo nyabagabo bo guhamya. ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Ubundi se bari abagore? Ntabwo bari abagore ariko ntibari n'abagabo. Ariko bamaze kubona umwuka wera cyangwa Holy Spirit nk'umufasha, baba abagabo nyabagabo bo guhamya. Ataraza bari abanyabwoba, ataraza bahoraga bihishahisha, ataraza Yesu amaze gupfa ntabwo bigeze bahamya, ahubwo bifungiye ahantu hamwe bamera nk'inzoga y'itende. Ari nacyo cyatumye Imana ihagurutsa Sawuli wahimbwe Pawulo cyangwa wahinduriwe izina akitwa Pawulo. Buriya Pawulo ni umukozi w'Imana, n'igihe yicaga yari ari gukorera Imana, kuko bari barihinduye nk'inzoga y'itende banga kuvuga ubutumwa. Imana ihagurutsa Sawuli abanyanyagizamo ubwo bwicanyi bwe, batangira guhunga. Aho bagiye bahungira batatanye bajyana ubutumwa bwiza, izina rya Yesu riramenyekana. Imana tugirire neza. Hanyuma rero umwuka wera yo tumubonye aduhindura abagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo. Icya kabiri, umwuka wera ni umufasha udufasha ibyo twananiwe, ibyo tudashoboye, kandi umwuka wera abana natwe. Icyo nacyo ni umumaro w'umwuka. Hanyuma ikindi, umwuka wera ni ikinya. Umwuka wera ni ikinya. Bene data, turi mu isi baga, ariko kugira ngo isi itazatubaga twumva, ukwiriye kuzura umwuka wera kugira ngo akubere ikinya. Imana tugirire neza. Hanyuma umwuka wera kandi ni imbaraga z'Imana ziza mu muntu, hanyuma zigakora ibintu bibiri. Icya mbere, ziramuhindura, zarangiza zikamushoboza gukora ibyo abanyamubiri batakora. Ikindi, mwuka wera ni stamp cyangwa ni ikimenyetso kigaragaza uw'ijuru ryemera. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo rero atarahabwa uyu mwuka wera yitwaga Simoni. Simoni bisobanura urubingo. Ariko amaze kuzura umwuka wera yahawe izina rishya ryitwa Petero. Petero bisobanura ibuye cyangwa se urutare. Imana ihita imuha n'imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Cyakora agiye gupfa nanjye narazimunyaze, yarazinsigiye. Hanyuma
amaze kuzihabwa, Imana ishimwe cyane, yatangiye gukoreshwa imirimo ikomeye. Twagiye muri kiriya gice cya 4 ku murongo wa 7, amaze guhabwa uyu mwuka wera nk'ikimenyetso, nk'umufasha, nk'Imana yimuriye ofisi muri we. Yageze ku irembo ryitwa ryiza, ahasanga ikirema gikeneye amafaranga ariko gikennye amaguru. Nshuti mukundwa mu mwami, birashoboka ko uyu mwanya ukeneye amafaranga, ukeneye inzu, ariko ukennye umwuka wera. Mu mwuka wera harimo inzira yakugeza kuri ibyo, ariko utabifite, kandi mujye mutinya ikintu isi idatanga. Nta gihugu gishobora guha igisirikari rwiyemezamurimo ngo abe ari we ukimanaginga. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko uri inyuma yanjye andusha ubushobozi, we nahagera azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera nk'umubatizo, nta muntu Imana yemereye kuba yabatiza undi mu mwuka wera. Uwo ni umwihariko w'Imana. Imana yo yije ikubatiza umubatizo w'umwuka wera uteranyijeho n'umuriro. Uyu muriro uratwika, umwuka wera agacogoza ibyaha akanabinaniza, ukaba umugabo nyamugabo wo guhamya ukuri. Hanyuma rero ageze ku irembo ryitwa ryiza, yasanze ikirema gikeneye amafaranga ariko gikennye amaguru. Arakibwira ngo izahabu n'ifeza ntabyo, ahubwo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Amaguru ya kiriya kirema cyari ku irembo ryitwa ryiza ntabwo cyari kiyafite, ahubwo ariya maguru yari abitse mu mwuka wera wabaga muri Petero. Ikimenyetso cy'uko ariho yari ari, nuko Petero yabwiye ikirema ngo ahubwo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi niki? Akira ipiyesi yawe watakaje y'ukuguru, haguruka winjire mu rusengero ujye gushimira Imana. Iki kirema cyari kimaze iminsi gisabiriza kuko cyatakaje akaguru, ariko kimaze gusubizwa akaguru kacyo cyagiye gukorera amafaranga. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera rero atanga ubuzima, kandi ubwo buzima ni ubuzima bwitwa Zoe. Zoe ni ubuzima bwo mu buryo butatu. Ubuzima bwo mu buryo bw'ubumana bw'ubugingo, ni ubuzima bwo gukiza indwara, kandi bukaba ubuzima bwo kuguha n'ibikenewe mu buzima busanzwe bw'umubiri. Imana ishimwe. Ikindi, hari umuririmbyi wavuze ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru? Ni umwuka wera. Umwuka wera niwe mutasi wa mbere, azenda ku by'Imana bitubwira. Imana ishimwe. Kandi ngo umwuka wera afite undi mumaro, ngo aradusengera. Ntabwo wamenya ururimi Imana yumva. Hari nubwo Imana yagusaba mu byifuzo bitatu ngo usabe kimwe. Hari umugabo wigeze kuba afite nyina uhumye, akagira inzara, akagira n'umugore utabyara. Asenze, Imana iramubwira ngo mu byifuzo bitatu wazanye nsabamo kimwe. Umwuka wera aramubwira ati ntuhubuke, reka ngukopeze nubwo utazi umumaro wanjye nubwo untunze. Imana iramubwira ngo usabe kimwe muri bitatu, wasaba iki? Wowe ntacyo washobora, ariko reka nkwigisha uko basaba. Abwira Imana ngo Mana, ndashaka kubona mama areba abuzukuri we bari kurya ibiryo. Umwuka wera amuha strategy yo gusaba ibintu bitatu, ariko abisabiye muri kimwe. Umwuka wera aradusengera, atunihira iminiho itavuga. Hari abantu batazi gusenga, banasenga babicurikiranya, ariko umwuka wera arabitaransforma, akabiha umurongo nyawo, hanyuma bikagera ku Mana bimeze neza. Imana ishimwe. Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yudaya, mu rugo iwanyu, i Samariya, ku baturanyi, kugera ku mpera y'isi. Umwuka wera yaje araduhindura. Umwuka wera yaje aratwemeza. Umwuka wera yaje aratujijura. Umwuka wera yaje aduha amakuru. Umwuka wera yaje adukiza indwara. Umwuka wera yaje atunihira iminiho itavuga.
umwuka wera yaje aduha kunesha ibitunesha. Umwuka wera yaje atumara ubwoba tugatinyuka ibyo twatinyaga mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Rero bakundwa mu mwami, iki kirema cyabonye amaguru ariko yari abitse mu mwuka wera uri muri Petero. Ntabwo umwuka wera akorera mu mbwa no mu barozi n'ahandi. Umwuka wera akorera mu bantu. Niyo mpamvu wowe na mwuka wera mukeneye kunga ubumwe, mukaganira imikorere n'imikoranire. Imana ishimwe cyane. Nzatura muri mwe, nzagendera muri mwe, nzakiriza muri mwe. Umuntu wuzuye umwuka wera aba yahindutse noteri. Noteri amaze ku notifiya icyo cyangombwa cy'ubutaka cyangwa iyo nyandiko, byabaye ibyawe, byarangiye. Yapfa kuba yateyeho stamp gusa. Umwuka wera tumubonye avana uyu Petero mu nzu y'imbohe. Iyi nzu y'imbohe bari bayikinze. Iyi nzu y'imbohe isibye no kuba bayikinze, na Petero ubwe bari bamushyizeho abasirikari 16 bo kumurinda. Ariko umwuka wera akingura inzugi bidasabye imfunguzo. Petero yigira muri nibature. Herode atuma mu nzu y'imbohe ngo bamuzanire Petero, ariko Petero ntahari, yibereye mu kazi. Ibiguhiga ntahandi wabihungira. Ni ukuba ufite umwuka wera. Uyu mwuka wera twongera kumubona kwa Pawulo na Silasi, babakubise, babahinduye ingomere, ariko ngo umwuka wera arabomora. Imana ishimwe cyane. Ngo amaze kubomora, Imana ishimwe, ngo adohora n'iminyururu yari iri ku maboko. Bararamya, barahimbaza. Umwuka wera akora operasiyo, abakorera. Imana ishimwe cyane. Arabakandakanda, arabavura. Uyu mwuka wera iyo twamubonye dushira amanga tugahamya. Simoni, murabizi ko cyitwa Simoni, yakanzwe n'umuja, yihakana Yesu inshuro 3. Ntabwo ari umusirikare, sidaso, singera gutabara. Umukozi wo mu rugo araza aramubwira ati, we ntiwari uri kumwe n'uriya? Arahakana inshuro 3. Ariko yuzuye umwuka wera ku munsi wa Pentekote, bateranye mu cyumba cyo hejuru, no mu cyo hasi hateraniye abari baje kurya imiganura, ngo batungurwa n'umuriri. Umuriri uza uhuha mu nzu bari barimo, ngo wigabanyijemo, ngo nuko ururimi rujya kuri buri muntu wese. Umwuka wera nk'umuriro uza gutwika kamere, umwuka wera nk'umuriro uza gutwika. Muzasome muri Yesaya, hazavuga yuko Yesaya ari kwa Uziya, yahanuye imyaka 3 yambaye ubusa. Yari yambaye ubusa bwo mu buryo bw'umwuka, ariko igihe kiza kugera ngo marayika akuza ikara ryaka kumbabura rikoza ku munwa. Iriyo wari umwuka wera, ngo aramubwira ngo ibyaha byawe no gukiranirwa kwawe urabibabariwe. Ngo nuko umvikanijwe, ngo noneho ninde ntuma? Ngo Yesaya kuko yari amaze kwezwa n'umuriro, aravuga ngo noneho ndaje mwami untume. Imana ishimwe cyane. Petero, umwe wihakanye Yesu, umwe wataye ministeri ya Yesu agasubira kuroba, uyuzuye umwuka wera. Hasi hari iminsi y'imiganura, hejuru hari umunsi wa Pentekote. Ngo Petero yuzura umwuka wera, bamuzi nk'injiji itarize. Ngo umwuka wera muha kuvuga Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Iringari, Igisipanyoro. Ngo nuko bamwe bari hasi bumva abigishwa ba Yesu bavuka mu cyaro batize, bari kudidibuza Icyongereza, Igifaransa, baravuga bati basinze. Ariko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ngo ntabwo twasinze. Iyi ni isaha ya 3 y'umunsi, kandi kirazira ko abizeye Yesu banywa inzoga. Ahubwo uyu ni wa Yesu mwishe, niwe ukoze ibi mureba. Nimuvuge ngo amen. Muri ako kanya 3,000 bihita bikizwa. Ngo ayo magambo ashorewe n'umwuka acumita abanyabyaha mu mitima. Ngo babaza Petero n'izindi ntumwa ngo none bagabo bene data dukora iki? Ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ngo nimwihane ibyaha byanyu. Haleluya. Amen. Mubireke mubabarirwe, kugira ngo iminsi yo guhembuka iturutse ku mwami Imana ibone ukwiza. Imana ishimwe cyane. Ibyo wananiwe uzabikoreshwa n'umwuka wera, ibyo utumva uzabyumvishwa n'umwuka wera. Igisuzuguriro ufite niwuzura umwuka wera kizagenda, ariko nutuzura umwuka wera uzahora utsindwa, uzahora uneshwa. Umwuka wera nk'umuyobozi, umwuka wera nk'umufasha, umwuka wera nk'ushinzwe ubutasi utubwira amakuru, umwuka wera
tubonye aho abasiriya bajyaga bashaka gutera abisiraheli, ariko muri Isiraheli haba umugabo witwa Elisa wari wuzuye umwuka w'Imana, bakabategera mu muhanda runaka, umwuka w'Imana akamuza akababwira ngo ibunyanaka niho babategeye ntaba ariho munyura, igihe ngo kiza kugera aba basiriya baravuga ngo banza muri twe harimo umuntu w'inteko ujya ushyira abisiraheli amakuru, ariko umwe mu bagaragu be aramubwira ati mwami furgupfa wisara udusariraho, muri buriya bwoko harimo umugabo witwa Elisa yakiriye ikintu gutoka mbinguni cyitwa umwuka wera, uwo mwuka wera muha imbaraga, izo mbaraga zimuha amaso, ayo maso adukurura ariwe turi hano, agakurira ibiri mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Umwuka wera arakenewe kugira ngo Eliya agaragaza Imana, nuko yari yuzuye umwuka wera, kugira ngo Samusoni agaragaza Imana, nuko yari yuzuye umwuka wera, Dawidi kugira ngo arwane na Goliyati amutsinde, nuko yari yuzuye umwuka wera, Debora kugira ngo atsinde Sesira, nuko yari yuzuye umwuka wera, Morodekayi kugira ngo ave ku irembo, nuko yari yuzuye umwuka wera, Esiteri kugira ngo atoranywe mu bakobwa benshi atari ubwiza atari uburanga, nuko yari yuzuye umwuka wera, Yoshafati kugira ngo atsinde abanzi be, nuko yari yuzuye umwuka wera, Hezekiya kugira ngo atsinde abanzi banakira indwara, nuko yari yuzuye umwuka wera. Umwuka wera ntumukeneye ahubwo uramukennye, ariko ngo dushake uwo mwuka, ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru, ngo ni umwuka w'Imana. Umwuka wera aratunihira, umwuka wera araduhumuriza, umwuka wera yenda ku mabanga akayatubwira, umwuka wera duhishurira ibihishwe, ngwatuyeho kuzura umwuka wera w'Imana akagutsindishiriza ibyagutsindaga, akaguhamiriza. Kandi mbibutse ko impanda izavuga, umuntu utuzuye umwuka wera ntabwo azazamuka, kuko umwuka wera ameze nka sumaku. Sumaku nkuru yariyo Kristo izahagarara mu kirere, ikintu cyose gifitanye isano na Kristo nacyo gihite kizamurwa. Imana ishimwe cyane. Ibituro by'abera bikinguke, wakwereka karasisi kazabera Rusororo n'ahandi, ubwo sumaku nkuru yitwa Kristo izaba ihagaze mu kirere, utundi dusumaku ari two nge nawe twuzuye umwuka wera tuzumva ijwi ry'umwami, duhita tuzamuka mu bituro. Ntabwo tuzakangwa nuko bashyizeho amatafari, ntabwo tuzakangwa nuko bashyizeho sima n'ibyuma, ntabwo tuzakangwa nuko badushyize mu maserikeri, nitwumva impanda gusa, kuko turi sumaku, kuko hari rukuruzi izaba ihagaze mu kirere, twese tuzasanganira umwami mu kirere. Haleluya. Ndakwifuriza rero kuzura umwuka wera nk'imbaraga z'Imana, nk'umutungo, kuzura umwuka wera nk'imbaraga zinesha, nk'imbaraga ziguhamiriza, ubu umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Kristo. Ndagira ngo nshumbikire hano ngo nuko ba bandi bamaze kumva ibyo ubushizi bw'amanga bwa Petero n'izindi ntumwa, ngo bibuka yuko batize, ariko baravuga nubwo batize babanye n'umugabo ufite umwuka wera, babanye na Kristo. Imana ishimwe cyane, Imana ishyirwe hejuru. Nsoza rero, icyakora uzahabwa imbaraga. Ukeneye imbaraga zinesha, ngaho saba umwuka wera. Ukeneye gutsinda kamere, biragusaba umwuka wera. Ukeneye kunesha ubwo busambanyi, uzura umwuka wera. Ukeneye kunesha izo nzoga, biragusaba umwuka wera. Ukeneye kunesha abanzi, uzura umwuka wera. Ariko udafite umwuka wera, ndakurahiye uzahora utsindwa, uzahora uneshwa. Ariko umwuka wera urahari, iwutangira hari, Imana yawucunshumuye itawugeze, n'uwawe aragukwiriye, mushake mukurikire uzamubona. Kadusenga Imana. Uwiteka Mana Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kubwo ijambo ryawe. Uyu mwanya dusanze ubukene dufite bungana n'ubukene bw'umwuka dufite. Twuzuza umwuka wera nk'imbaraga z'Imana, kugira ngo abe muri twe, akorere muri twe, akirize muri twe, yende ku by'Imana bitubwire, atwigishe gusenga no gusaba. Urakoze Yesu, kuko umwuka wera tumugusabye umuduhaye. Ntabwo duhabwa kuko twabonye, ahubwo duhabwa kuko twasabye. Tugisaba twahawe. Mbera mushiki wacu umwuka wera, mbera uyu mupapa umwuka wera, mbera umunyarwanda umwuka wera, mbera uyu dukurikiye umwuka wera. Umwuka wera amutaransforme, amuhindure ubwoko bw'Imana, amuhindure umuragwa w'ubugingo. Urakoze
kuko abari bafite ibyaha umwuka wera agiye kubitsikamira bigatsindwa bikaneshwa. Ngaho iyi cano yuzuza umwuka wera, abayobozi bayo buzuza umwuka wera, ibiganiro byacu bibe biyobowe n'umwuka wera, ijambo ry'Imana risherwe n'umwuka wera, ntaba ari twe ahubwo umwuka wera w'Imana muri twebwe. Murakoze Yesu, amashimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe dusenze twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu. Katubahe umurongo wa telefone, ushobora kuba ufite icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wahamagara kuri 0782151581, 0782151581, cyangwa ugahamagara kuri 0782374784. Uwiteka abaha umugisha kandi imbaraga z'Imana zibane namwe zibakoreshe ibyo abandi bananiwe. Amen. Amen.